ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro. Turasoma ibice bibiri. Itangiriro igice cya kabiri turasoma murongo wa 18 niho duhera kugira ngo twumve inkomoko y'ubukwe uyu munsi tugiye gushyingiraho abageni bacu. Hari amagambo avuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine, reka murebere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana ikuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbere yuko tujya mu nshingano zabo, ndashaka ko tuvuga kuri aya magambo akanya gato, kandi ndifuza ko buri muntu wese wagize umugisha kuba muri ubu bukwe ankurikira. Ubukwe ntabwo ari inzaduka, nta nubwo ari ibyo abantu bishyiriyeho, ahubwo ubukwe bwatangijwe n'Imana ibutangirije muri Edeni. Bibiliya ivuze ko Imana yaremye ibintu byose, hanyuma hariho n'ibyo yavuga ngo nibibeho bikagira gute, bikabaho. Ariko imaze kubirema, kandi uko Imana yari yaremye icyo bita ikigabo n'ikigore, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma Imana ngo iza kureba, yitegereza ibyo yaremye byose, ibona ni byiza, ariko ibona haraburamo ikintu. Irangije Bibiliya yavuze ngo irema umugabo witwa Adamu. Imaze kurema Adamu ngo imushyira hafi y'ibyo yaremye, ngo ariko Imana yitegereje Adamu ibona Adamu ntanezerewe, kuko ntawe basabanaga, ntawe bavuganaga, zari inyamaswa. Ngo Imana ibona ko atari byiza. Ahangaha iyo mageze dukwiye kwitonda, kuko hariho ibihe by'ubuyobe bukabije, abantu bashaka kugira ngo bahindure umugambi w'Imana, hanyuma umugabo n'umugabo babana, umugore ku mugore bagire gute, babana. Ariko ni uguca ku ruhande ibyanditswe byera. Bibiliya yavuze ngo iki? Yavuze ngo Imana ibona ko Adamu adakwiriye kuba wenyine. Siko twasomye? Hanyuma Imana irangije ngo imuremera umufasha cyangwa umugore. Ubundi umugore ni uko abantu mwazanye urusirimu rwinshi rutari narwo, ariko umugore ni izina ry'icyubahiro. Umugore ni izina ry'icyubahiro, ni izina Bibiliya yemera. Niba wumva umuntu yakwise umugore, nta kintu bitwaye, ni izina ry'icyubahiro. Si by'abagore? Murakoze. Hanyuma ngo Imana ukuntu yabikoze, ntabwo yabikoze nk'uko yaremye Adamu. Adamu we Imana yabumbabumbye ibumba cyangwa ubutaka, irangije imuhumekeramo umwuka wayo, Adamu abaho. Ariko igeze ku mugore, Imana iritonda, iravuga kugira ngo uyu mugore agirane isano n'umugabo.
ya mwarimu byumvise. Isano riri hagati y'umugabo n'umugore. Imana ibona ko kugira ngo habeho isano, ejo hatazavuga ngo yakuremye ukwawe nanjye ndeme ukwanjye. Bibiliya iravuga ngo Imana ifata Adamu. Ndashimira Imana, twagize umugisha wo kubana na muganga. Nta muhanga wigeze avumbura ibintu bijyanye no gutera ibikingi. Imana ubwayo niyo ya mbere yateye ikingi. Musome Bibiliya kandi ikinyi yateye ni general, ntabwo ari lokal. Yamusinzirije wese. Yamusinzirije wese. Bibiliya iravuga ngo Imana ifata Adamu ngo imusinzirize ubutagira gute, ubuticura. Ngo arangije arasinzira, Imana imukora operation. Iragenda ngo ifata mu mbavu ze ivanamo urubavu rumwe. Ahangaha Imana iteye ubwoba. Imana yari izi yuko abantu bazepurima ibintu byinshi. Iyo irangije bavuga ngo ntange gasopo, reka ufate urubavu rumwe. Ngo irangije ifata urubavu rumwe muri za mbavu za Adamu, ngo iragenda iruremamo umugore mwiza witwa Eva. Ngo Imana imaze kumurema neza, imaze kumutunganya, irangije iragenda imushyira Adamu. Ngo Adamu ahaviriye mu kinyi, uvuge ko ahaviriye mu kinyi. Buri ikinyarufose amaze iminsi yakandukiye kuri Uwamahoro. Niwe wakandukiyeho nta wundi, kandi uyu munsi nayababwiye turi hahandi twiherereye. Mugiye kubohana sha umva. Ngo arangije Imana imaze kurema Adamu no kumutunganya. Haleluya. Amen. Ubundi nabaze nibaza muzakora ubushakashatsi, ntabwo abadamu bisigiraho abagabo bari. Abadamu aragenda akajya hari akikubita ikintu cyitwa ikirungo, ukajya kumuntu ukamubona ibintu byahindutse. Na Eva Imana yamutunganirije Adamu atari. Ngo arangije Imana irangije imuzanira Adamu. Ntimutekereze ko isano ni ikintu gikomeye. Haleluya. Amen. Kera abanyarwanda baravuga ngo amaraso arakururana. Hari ukuntu umuntu yabaga afite nk'umwana, n'ibingibi bya ADN bitaraza, ariko umwana yabona umupapa akagira akamwiyumvamo, akumva ibyo ari byo byose, hariho akantu, hariho amaraso akururana. Si byose? Ni nako rero byagenze kuri Adamu. Adamu akandutse, ntabwo Imana yamubwiye ngo ngiye kukwigisha uko uri butere imitobo. Ahubwo Adamu akandutse ngo arebeye umugore uryamye iruhande rwe. Aravuga ati nubwo Imana itigeze ibimbwira nari nasinziriye, ariko uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye. Haleluya. Nakara ko mu mara yanjye. Arangije abari nabo wita izina, aravuga ngo azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Hanyuma yavuze ngo n'igituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nihanisha abagabo bakubita abagore cyangwa bakabasonzesha, mufitanye isano. Bibiliya Petero yaravuze ngo nta muntu wakwanga umubiri we, ngo ahubwo agira gute, aramugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Imana ishimwe. Haleluya. Buriya nufata umudamu wawe nabi, ntumuhe ibyo ashaka, burya ni wowe wiyanze, kuko ni amaraso yawe n'umubiri wawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hagati y'umugabo n'umugore harimo isano ikomeye, kandi iryo sano Imana yarihereyeho itanga urugero,
iravuga ngo isano riri hagati y'umugore n'umugabo ni nk'iriri hagati ya Kristo n'itorero. Murabyumvise ibyo bintu? Isano riri hagati y'umugabo n'umugore niryo sano riri hagati ya Kristo n'itorero, kuko Bibiliya ivuga yuko ubukwe bwo mu isi bushushanya ubwo mu ijuru. Niba rero hagati yacu na Kristo harimo isano dukwiye kubungabunga, niko n'umugabo n'umugore bakwiye kubungabunga isano riri hagati yabo. Imana iduhe umugisha. Mu isano rero ntabwo urukundo ntabwo ari amagambo gusa. Niba mwanabwiranaga n'amagambo gusa, urukundo si amagambo gusa, ahubwo urukundo ni ibikorwa ukorera mugenzi wawe. Arfo kimwe, reka nihute ntaza kubatinza. Buri murabarira ku ntoki iminota isigaye, uvuga uti pasiteri yadutirije ngo ariko reka nkubwire ya magambo yose wahoze ubwira uw'amahoro tudahari, niyo byaye ibingibi bitumye uw'amahoro akwicara iruhande. Kandi ntugire ngo niwe musore wenyine wavutse, hariho n'abandi basore bavutse banamubajije izina. Ko waguhisemo rero, hari ibintu ukwiriye gukora ugashyira itandukaniro hagati y'abamubwiye amagambo, wowe ugashyiramo n'ibikorwa, sibyo? Icyambere, abadamu, ngiye kubwira ibintu, ndakubwira bitatu byonyine abadamu bakunda. Unteze amatwi n'abandi mwumvireho. Icyambere, abadamu bakunda inkuru. Umusetse sibyo? N'ujya utaha umaze guparika, ujya umubwira uti sheri, uzi uko byagenze mu mujyi wa Nyamagabe? Uzi ko nagiye no mu Rukondo, nageze ni Musange, uzi ko Musange hadasa no mu Gasaka? Bizanezeza amahoro, kuko wamuhaye iki? Inkuru. Nihagira n'ujya kuguteranya nawe uvuga ati njyewe Alphonse namubonye muri Nyaruguru, Mahoro azavuga ati mwese nimucece ku mugabo wanjye aho yarari yagize gute? Yahabwiye. Cyane cyane ko urugo rwanyu ntabwo ruzishimirwa n'abantu bose. Nubona bagusura ntuzagire ngo bose bazanywe n'ibyiza. Harimo abazazanwa no kugira ngo barebe uko mubayeho, hari abazazanwa no kugira ngo barebe ukuntu babacamo kabiri. Ariko urugo rwubatswe n'Imana nta muntu ubasha kurusenya. Bibiliya iravuga ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo, ariko umupfapfa ararusenya. Cyumvise? Ujye umubwira aho wiriwe mbere yuko abantu bamubwira aho bakubonye. Bizatuma Mahoro ahora akufitiye iki? Icyizere. Cya kabiri, abadamu bakunda keya. Arfo nta joteri zari gutema, sibyo mvuga. Wose wabwira umuntu ngo uramukunda, inzara iri muryama arimo yizinga, urwo rukundo rwafatanye. Murumva rwafata. Reka murangira ahantu urukundo rugenda. Ntabwo urukundo rugenda muri envelope, rugenda mu mufuka w'ikote, rukagenda muri envelope. Uyu munsi Imana ikuzamuye mu ntera, ushatse wayihereza icyubahiro. Buriya ntabwo uzongera kurya miti y'ibishyimbo hariya mu mujyi n'ibidiya. Uyu munsi ubaye umuntu ukaze.
nta nubwo uzongera kubera ngo ngwino urye. Hari ibisimba, hari inyamaswa. Ubu ngubu guhera uyu munsi mukigera mu rugo, Mahoro n'ubutanya bati sheri nimuze muringanire n'ameza. Mahoro uramenye nta mugabo urya. Nukumubwira uti nimuze muringanire nimuze mugerageze byatunganye. Arfo Imana ikugiriye neza. Ubu uzarebe inshuro bazongera kubona hahandi mwajyaga muparika. Urabizi ko duturanye ndakuzi. Ntabwo bizongera ugiye kujya utaha, kandi ntabwo uzongera kurira mu kibo, uzongera kurira ku isahane. Ubu Mahoro yaraguze gura n'idongo y'umugabo. Aho isahane ni y'umugabo, nta wundi muntu ugomba kugira gute kuyifungura. Ariko biragusaba ko umwereka urukundo mu mibanire yayo. Kandi reka mubwire, ntuzirirwe wigora ngo uvuge ngo ntabwo mfite amafaranga ya ba runaka. Abagore ntabwo banyurwa n'ibintu bikaze, ntabwo bagusaba ibintu bikaze. Nugera hariya mu Gatyazo utashye, uzishakire bombo yo ku gati kakugira inama. Hanyuma nugera mu rugo ujye utangira kuvuza ihoni ugeze heza, ntabwo nzi aho utuye. Muri metero nk'ijana Mahoro azavuga ati umutwara araje. Hanyuma rero ntukamuhere impano wamuzaniye hagati y'abantu cyangwa abana, kuko muzabyara. Ahubwo ujye umukuru umbwira uti tugende mubwire sheri, mugeze mu cyumba mubwire uti fora nakuzaniye iki? Mahoro niba kuva yabaho, kuva mwateretana atarakwereka muziki, uwo munsi azasiga kwereka muziki. Niba habaye ibintu abadamu bagira, kandi nta badamu bose, nta mudamu utagira amatsiko. Ndabeshya? Nta mudamu utagira amatsiko. Ubwabyo kumubwira uti n'udaseka sinkwereka icyo nakuzaniye, azahita gusekera. Nashaka yari yababaye azasekera ko byibuze wamutekerejeho ukaba hari akantu muzaniye. Wumvisha Arfo, ntakagire umunsi n'umwe mu buzima abura impano ahawe n'umukunzi. Imana izabaha abana, ariko nanone ntabwo abana basimbura umugore. Wabyumvise? Ntabwo abana basimbura umugore, kuko abana ntibakwemeye, ariko umugore yagize gute? Yarakwemeye. Icyanyuma ngira ngo mubwire, buriya Mahoro arimo aravuga ati pasite komeza umwungirire yumve, ariko nawe ndaje kugereho. Arfo, ikindi ugomba kwitwararika, uzarwanira umugore wawe ishyaka aho uri hose, kandi uzavuga umugore wawe neza aho uri hose. Uzi impamvu? Kakubwira impamvu. Kimwe mu bintu bibabaza abadamu, niyo abonye hari ukimwatatse cyangwa hari umuntu umwatatse, umugabo ntamushyigikire. Uzamurwanira ishyaka niyo yaba ari mu ikosa, ntuzamutange. Arigiye gukoresha imvugo ikaka, ariko reka gikoresha, ntuzamutange mu maboko y'ababisha. Uzamurwanira ishyaka, umubwire uti mwimbeshyerere umugore, umuhagarare. Nimuza kugera mu rugo umubwire uti ariko sheri, burya nubwo
nanze kugutanga mu maboko y'ababisha, ariko ibi ngibi mubikosore, ibi ni mubikosore, ubimubwire mwiherereye nta muntu ubumva. Abagore bakunda ko umugabo amurwanira ishyaka, ngaho utabikunda navuge ko mbeshye. Aha, urumva uzabishobora, uzabishobora. Hanyuma rero nurangiza icyanyuma kirimo bibiri. Abagore bakunda ibintu, bakunda n'imyenda. Ntabwo bakunda ibiryo cyane, ibiryo bikunda abagabo buriya. Abagabo nibo bakunda ibiryo, ariko abadamu ukuntu bateye, aba yumva niyo atabirya ariko yumva hafi aho bigize gute bihari, akaba yakubita amaso akabona umuceri urahari, akabona akawunga karahari, abyibuha atanabiriye. Morale yonyine yo kwibona bigira gute iramubyibushye. Ujye ushaka uburyo sitoke ntigahungabane mu gihe Imana yaguhaye umugisha. Ushaka uburyo mahoro abona ibiryo hafi aho, uzareba azaba igiterane. Hanyuma ikindi, nushaka uzambare ibiraka, ipantaro ziteye ibiraka, ariko uzambike umugore, kuko naciye baravuga bati yo mbega umugore, uriya mugore nuwandera, siko ari Alphonse, ariko Alphonse fata umugore we neza, uzambike umugore wawe. Kandi buriya kumwambika uzamwambika ibingana n'ubushobozi mufite, ntuzipase muremure upfa gusa kujya mu isoko. Nanjye njyayo nabona isengeri yashaka y'abanyasenkana nkayishyira muri envelope, nagera ngwino mwereka akantu kuzaniye, yabura guseka. Nta mugore ugaya Imana. Maze rero isoko rya Nyamagabe uryinjiremo cyane, kandi umuhate inyama yitwa ururimi. Ubwo ugiye kuvuga ngo si ururimi nzajya kwa Kamu kugura indimi z'inka buri munsi. Kera ngo umugabo umwe niho soreje, we yigeze aganira n'umugabo w'umutunzi, undi ari umukene, baraganira. Noneho umugabo w'umutunzi abwira umugabo w'umukene ati ariko ndashaka kugira ngo menye ni iyihe mpamvu umugore wawe aratohagiye kandi ngiye mfite amafaranga, uwanjye muhahira byose, ariko akaba adashyira so ku mubiri, yarazanye n'iminkanyari. Wa mugabo w'umukene aramubwira ati buriya hari ikintu abura, ndakizaburiye. Uko utashye jya umutahira inyama y'ururimi, uzarebe ko atazabyibuha agasa neza nk'abandi. Ngo wa mugabo hatakurikiranye ngo amenye ibyo amubwiye ibyo ari byo, atangira kujya guhaha indimi ku isoko z'inka babaze, aho guhaha na jari yari yaramenyereye kuzanira umugore, arazireka ahaha inyama z'iki. Noneho umugore aravuga ati koko ngeze naho noneho n'inyama bari baramenyereje nziza bazinkura bakanda inyama y'ururimi. Ngo umugore noneho arushaho kuzongwa. Ngo bukeye wa mukire asubira kuri wa mugabo w'umukene, aravuga ati ko bya bindi wambwiye nabikoze, nagiye mu magusheri yose, nagiye ahantu hose babaga, mfite amafaranga, indimi nazimaze mu magusheri, ariko ikibazo mfite nta gihinduka, ngo nabonye byarasubiye hasi. Ahubwo ati se wabigenje ute? Ati nyine nagenda nkajya mu isoko ngahaha indimi nkamushyira. Mukene arambwira ati reka ta, ntabwo ari ibyo nakubwiye, inyama y'ururimi nakubwiye ni ijambo ryiza ubwiye umugore wawe, numubwira neza azabyibuha. Abadamu mukunda ntibabwira neza. Reka dusome Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5. Buriya amahoro aravuga muri iki gihe cyaravuga ati uramubwiriye, ariko nawe birakureba. Abefeso ibice 5 murongo 22. Hari amagambo avuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu
nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari naryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Maho, nubwo Alphonse ategetswe kugukunda, ariko Bibiliya iravuze ngo nawe ugomba kumugandukira muri byose. Kandi iyo bavuze ngo nk'uko negarite birangana, washyiramo bihwanye, si byose? Nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo. Kandi ntabwo ari kuganduka aho abantu bareba, ni ukuganduka n'aho abantu batagize gute, batareba. Ukamugandukira muri byose, ukamwita umutware. Niko Bibiliya ivuga. Iravuga nk'uko Sara yitaga Aburahamu umutware, namwe muri abana b'ubu niba mubikora neza. Ugomba kugandukira Alphonse aho abantu babona n'aho batabona. Kandi ntituzumve, ntuzagire nubwo mutarabyara, ntuzagire n'umunsi yirahira kuvuga izina rya Alphonse ngo Alphonse nijye bivuze. Umugandukire muri byose. Hanyuma mu kuganduka, twebwe abagabo ikintu duhuriyeho kiri rusange mu bagabo, kimwe mu bintu abagabo twanga, nta mugabo ukunda umwanda. Twanga umwanda twese. Ndabeshya abagabo? Ugomba kugira isuku, haba ku mubiri wawe, kuko ugiye gutwarwa na Alphonse ntukiri uwawe ngo wigenge, haba mu nzu iwawe, haba na hahandi hose hibanga, ugomba kugira isuku, kugira ngo Alphonse najya ataha ajya avuga ati ariko abagore bose bagenza neza, ariko Mahoro wanjye ageze gute, arabarusha bose. Uzabishobora Mahoro? Aha. Hanyuma ikindi cya kabiri, ugomba kugira ibanga ry'urugo. Ibanga ry'urugo ntabwo ari ngombwa yuko abantu bose bamenye ko mubanye mu rugo. Alphonse buriya mwaraganiriye, ashobora no kuba yaragusuye mu rugo, wamubagira inkoko akakwereka ko ari ibaba, ari ibyo arya, ariko buriya Alphonse arafungura. Ntuzagire umunsi n'umwe uzigera wicisha umugabo inzara. Kandi mubwire, sindi kumwe namwe, ariko buriya hariho ingeso Alphonse atakweretse uzabona mu bantu. Uzihangane, uzihangane. Nakubwira ko saa 8 z'ijoro akakubwira ati Alphonse ndashonje, uzabyuke upige icyakura, umubwire uti karibu umugabo mwiza ndabihishije, aho kugira ngo yitwe n'inzara. Umugabo uhaha n'uwagize gute, wariye. Ariko ibyo bizamenwe nawe na Alphonse, ntihazagire undi muntu umenya ko umugabo wawe asonza nijoro. Ntihazagire umuntu ubimenya. Uyu munsi ntabwo mbizi, ni urugero ntazi, Alphonse ashobora kuba asinzira akagona. Nta wundi muntu ukwiye kumenya ko umugabo wagona usibye wowe na Alphonse mwenyine. Uzagire ibanga ry'urugo, kandi wite umugabo wawe. Hanyuma icyo muhuriyeho mwese ni ukwemera gusiga, mugasiga imiryango yanyu mukajya kubana. Ntuzigere n'umunsi n'umwe Mahoro utekereza kugurira mama wawe igitenge Alphonse atabizi. Ntuzagire umunsi Alphonse utekereza kugurira mama wawe igitenge Mahoro atabizi. Uburyo bwiza
nuko amahoro azakubwira ati mabukwe akeneye igitenge. Hanyuma wa Rufosi nubwo ari mama wawe ntuzigere n'umunsi n'umwe ukimushyira. Urabyumva? Uzajya ufata ugihereze sheri wawe ubwire uti tugende tujye gusura ababyeyi. Aba ari wowe ugira gute mahoro aba ari ukimuhereza, nibwo azagira agaciro nk'umukazana mu rugo. Urabyumvise? Bimwe wacisha ku ruhande bizatuma amahoro atagira agaciro. Kandi nawe mahoro ntabwo ari ngombwa ko umenye yuko mama wawe akeneye igitenge, ahubwo bizamenywe n'umukwe. Hanyuma nurangiza ugende mu kiguruza amabara akunda, ubwira Rufosi tujye gusura ababyeyi, nurangiza mukimuhereze n'abahari. Bizatuma urugo rwanyu nta muntu uzagira gute uzarushobora. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu, amen. Mbasabe mwongere muhaguruke. Ntabwo ndi kubabwira byinshi ariko amasaha nayo ntatworoheye, ariko ibyo byose nimubikora Imana urugo rwanyu nta kabuza izarutahamo. Nimubikora Imana izarubamo. Kandi namwe mwumvire, muranyumvise? Namwe mwumvire abagore mwajyaga mugira ibintu by'ibya kamugobeko mugahishahisha. Nta mugore wahishahishe burya uba wiyiba. Numugera mu rugo umubwira uti umugabo wanjye ngusabye imbabazi burya naraguze ihene nyiragiza kwa runaka, dore uko bandeba. Nari naraguze ingurube utabizi nyiragiza kwa runaka. Kandi nawe mugabo nugera mu rugo niba hari konte wafunguje n'uyimubwire, umubwire ngo ufite konte aha n'aha. Mperutse kumva inkuru ngo y'umugore warwaye muri koma, ngo yarahishe umugabo password, afite amafaranga kuri mobile money menshi. Ngo arebye ari muri koma, bashaka amafaranga yo kumuvuza barayabura. Hanyuma arangije ngo inkuru umugore yari yarabikije ibanga rya password ye yari uwo mu wundi murenge, ni muri aka karere ka Nyamagabe. Bajya kumuzana ngo naza avuga umubare w'ibanga kugira ngo bavane amafaranga kuri momo bavuze umugore yagiye muri koma. Uko murashaka kujya mujya muri koma abagore banyu batazi amakonte yanyu? Murashaka kujya mujya muri koma abagabo batazi amakonte yanyu? Nimuyabwirane, nta kintu bitwaye. Mwe guhishanya Imana ntizabura kubaha umugisha. Imana izabamugisha kandi mutisenyeye urugo.